ariko cyagena cyega na kubona biri kanje ruranga ubu yinyere byanditse maratariyo ko mana yanje ko wowe twese mutuno ngwinyizi mwana wabanyema na mwibi iyo menya nk'abaha wenda ngo bamwasaranganyije ahubwo rwatwoye ngo bamugende mu byo umugiye guhigisha imbwa sandari kagenda neza rusumu man mwankoreramwe kandi nkore muremye ntago wari wajanye mu murimo oya napfishwa n'iki mwako nyihari inje ngo yapfuye ndagiye inje mu nkore man zijanye mu murima kudutinze siko tugiye kwitekera oya nutkungora biragoye itekera mu nkore murakomeza mama yatubuze kudukereza tugiye kwa mu nkore man nidukeye uraduha amafaranga ukora mba amafaranga koko mwabantu mwese utegukorera ku tunshira ku mutwe mugakomeza ibintu bigoye ubu nonamye gutanga sura kandi nenda usura mu umwanya nafata nunamye hano ndi kugukorera nawe nageze mu kantu cyaje nyine mu nkora byanane kubyikorera ibintu biremeye mwese kutayikumva amafaranga uraduha mwese kunkora ntabwo muri kunca amafaranga mwankora mukikomereza ngukorera cika umugongo sinabigenda wamuvuga ngahe kakagwe mwankorera akabwa mwa washura amafaranga turagukorera hari bishaka ibyo buntu gusa gusura inyamaswa joya mani tugiye guteka tugiye gusheka kari mwankorera mumbabari sibyo ngora gusamwa aho rutwarwa kukiza nundi korera gute biragwa ntago biri gufata mani munkore bandi kwihuta muri mugera cyeze dahambuka kaka batero wo ashaka kandi nje ujya kwikorera kandi aho tujya gukora ntisi imbaraga zibagaye uburyo arikoreza umutwe konchonjera ako mama utindemye mwiyo nzu urikwana tuyajya gute voyona ukajya umunsi kari biri nagize ngo hari n'agakoma kasigayemo umva rero nkubwire nje ntabwo ndaguma ku bantu nje ndisonzeye reba ukuntu nsotse ndi kwayura nijoro twaburaye nijoro ntabwo twaburaye none kugira ngo mbigenze neza nakubwiye nanjye ko nshonje kuri kubona ko inzara yenda kunyura ndakubwaga ngo ujara ku iseta gaba amafaranga make make uyakorera ko tujye ukanga ushake none ko njyagayo bakanyanga bose sinabigenza bakwangaga siko mba gufite amabuno bakwangaga gutya onje mbaraga ntabwo zibaga hano iburyo je hano twanga gushiraho gute hagarara wowe ukuraje hano ngo nawe ndafata uyo worafata umnyumba wowe uraje ndagaso yebe no singata muranyishe mure nangata reba ndakize reba uramwishe mure nangata mwa nusiga tugiye usobe mu siraso reba ukuntu umugize ihangane none nigihaguruka sinikora nijande ngukora arapfuka ushaka kumwica umwica wabwira mama ngo ukore munjanye muri morugo ari kwigirisha uzuba uravunitse ngaho ndebere umuntu ari kurikora none reba amahane rufi haguruka twigende nimunkorere reba ukuntu umugize w'umuntu wowe haguruka urukuta nacyo kereko ntuzi guhaguruka byakinaniye guhaguruka byaguruka wehingwaho ukiresha nk'umuntu fata tugende nawe ubyikoreze reba ukuntu muzihambuye genda wambwaho musubiye ni ibintu mwamunkoreye ana amafaranga kiduhaye nkenye onde ukuntu muzihambuye no kuvumba mu rugo ibyo tugiye guteka ntuzamutwe korusi ibigo biri binani utu tuntu koko shamuzapfa muri imbwa mwa
bakwangaga gute ako njye uri kureba ukabona ndi umugore wo kuryamanira amafaranga 300 reba nk'ejo bundi nagushashereye ikigabo gifite 200 uranga ngo nawe wayakorera ariko ibiceri 200 ngagiye hoshi yamvu n'umugongo anyanduza n'ubugwayi Imana yaguhereye ubuntu waje uratanga tukiri ariko naguze yuko utagagujwe buri kumwe kose utaza utamenya niyo waguye ahubwo dore kankungura inama bagatekereza umungutse kayi wagenda tukajya kwa Donata kuvumba ibiryo ariko muzikari byo kagira ibiryo uzuko turabigenza turagenda tubarimburira tubabwira inkuru nziza ariko rero nabiryo hano uncure dore kujya gacana nawe wirwaneho nyine niba biri no kotsa ujya uramiriraho tugenda sigukundere bakanyibira kaga kabutira wambiriye turuwasa tugende nta n'umuntu watwumvise inzara iranyishe urabya bigena bikeneye guhaha byaheze nkabona bitayataye sinabigenza n'umuntu yakongera kugirirwa kandi yanaburaye ko gusa inkoriki gusa ntibacizeho amazi ndebe none sinibatinda kuza ntabwo arakama si ibyana byo biracariye ko igihe nitotombeye muraje nawe wate none simwe ko mwatinze narinda ashiraho amazi nugateka amazi tukaza batari ukiba dusa tubishiramo bigatamisha buri wese nafata umurimo we agira mwafata isahani ndi yashaka ibyo guteka nanjye reka ndashiramo ajya zanuza mube muratunganya ibyo guteka nkagiye gushiraho amazi mugire vuba none sima ahantu rwacaye n'umuru ndebera kanze nshaka udushwabure biraryoshye biraryoshye kandi siko nturaruje hariya hari mbe mama n'urukundo biryoshye mugire vuba bari abantu babicuruzaga rero bameze nk'ibicucu ngo narindi kwayura ko muzi ko none siko mugiye kubimara ari bibisi ma reka nkubwire ngo turateka biraryoshye bari abantu babicuruzaga bameze nk'ibicucu nyine se mwareka guhekenya mukakotsa kagashira inyuma y'amashira ndagiye kamuhiye wino hano sinzi nakongereza ahubwo ndikumva mbyukanye inzara ubyukanye inzara mena hamari ndikumva mbyukanye inzara amizingari yabirimo iramizinga mborose nabirimo byasizemo niyo mpamvu akantu kagwingiye ubyukira mu isafuriya uri kujya imizinga ubu si turagiki twari turajije ngo turaduhuriraho none waturiye wenyine twari duke ariko natumize none ubu turabaho gute umunsi ubu turabaho gute reba ukuntu twakoranye agashogoro kumva ni sesemisi jya mu nkusuramo agashogoro haba ariko turarira turarira bufashe mu gitondo bigira nijoro turarya iki ko nta bintu biri mu nzu umvura urusambu ibijo aho dushaka murabona kwa Donata muraho byawe amashongo uraho yego komeza ngo tutaziranye rega kora tubakumbuye muzindaye hano hano rero hanasa neza rwose kiko kiri kwinjira mu nzu hano hari guhumura ibijumba ngo arangaranga kumbuye ngo ibijumba byahani wanyuda ngo mubitekaga mu nkono y'agashaka yego ko mara ariko muzi kwitumiririza namwe se muri mu bantu umuntu usanga warashora umuntu ngwaye byose urabima byose ntari anyibisiriza acanira umuriro ma ko ndaramuramo mama urukundo baraba abantu bacuruzaga
baratubwiye ngo hari n'ibyo kumva tujya ibijumba bitanu ngo turi kumva yewe ntabwo biryoshye hanigira guca ndeba ko umuriro guraka ukubona hariho umuyaga mwamfasha we mwamfasha cyangwa uri kubijya wizera ndi kubijya si byo mu mazi yawe wacuramo bino bihinga Shyiramo n'ibyo kusana. Muneze mugiye kubinyikorera. Iyo cyane. Bitana nabyo nuko mumaze gushira ku ntuza mumaze kubikugusa mu bimaze. Muzi ngo jewe ntabwo nshonje. Abantu bakuru barasonza. Noneho nje munda harimo ikigufa harimo ikigufa. Abantu bakuru ntabwo basonza. Tata. Yakapuriri. Ngiye hano mushinga byo gutera. Ubwo siko ndi kubona mwabikuguse mwabimaze turateka. Bahora ruteka. None se mugiye kunshira ku mutwe. Uwageze bwenge. Amabandi. Kiram. Muraje murateka n'ibyo mwamaze umuntu azaje aragira ibyo mwasigaje agira ngo ni imbeba baza Gahunda ihari rero ubu mama rero. gushiraho we ogiye gushi Kanze. Dore n'umuhungu wanjye ego kubona se inda yabaye umuduga. Mama wavugisha ukuri kushonje. Nusumuje gukora iki? Reba aho nyegereye. Tuje uyu muhungu wanjye ngo yarakumbuye bya bijumba byanyu mutekaga mu gasyari bigashirira. Ngo yarabikumbuye n'umwana muherekeje. Reba ahantu nyegereye. Wagira ngo narabonye bago batanu. Ariko ma urabizi? Kwa nuza kwa kakabwa. Nabonye bavuye guhaha kandi nari ngiye kubasura. Karim, greve. nta mavuta mwazanye Karim. Reba nta mavuta greve. Kaka. Wibeshe ukige. shizaho noneho n'ikimenyetso gataki Umvara uramuyerewe. ndareba atamama ukunera byose. wakasiye uje gututaraye aho ngaho ku mashiga wapatse uri kubona yuko uricinzwe guteka muri hano Tugenda ubishika bishabure. Ndetse urava. ngaha heri inyuma nanje mbere hano imbere menye izi nkwi wazinyayeho nijoro kuko numvishije uri guso Kaka bwa busobye. ni weho none se uko zitari kwaka neza ibyana bizanyiyicira Wongeye gutashuza na buno bunuza ubu. nagiye gutasha sinzana intuze ntazarizumye buri ikintu cyazewatse nijoro nico cazinyaye dore ko mbonaga yuko ubwoba bwanyu sinzi ukuntu bimeze mama mubaga muzi yuko hari imbwa iri hanze irabaye oya shiraho guca Kabitego ushure. Ufite bucenyera yuzuye ibihahano. Niba yari Tujye gusura kutavuze kare. Ndetse n'iki cyakiri kubagenda. Muduha tuzicara ubute twigendera. Nyine reka tugende kwa Nuza kwa Kankindi. Nawe musuhuze. Mubyo mwabyutse uyu munsi mwiyemeje kwigwa muri abunge. Umvishe mavuze none bagiye. Ukoze none mwe mugiye gusanga bahimaze. Kinga vuga sanga bahimaze. Kinga. Gira vuga. Dumvishe mavuze ariko wagwa nawe ntabwo uri kubona ko guri kwaka Bwana ndajanda ndateka murambirije ku mashiga Gira guca. Ko barabibona. indone mube mwitonze ntabwo byari byasha None ma. mugiye gukora iki mwaba mwitonze bigasha byito umunyu nimba kwakoze. Igihe byabereye. ubuse ari nje namwe abakumva umunyu ni bana Nyine ngaho umva natwe twumva. ubwo binzibirisha umuriro mugwatse
ukuntu kari gusu sizanywa isi wanyayeho ubuntu rurasigaye ruratinya gusohoka nijoro cari kinyokeje mugwaza bikaza nk'intuza nk'ibibuno biri ku modoka muzane mbumvire kaneza gasohoka kandi nje nzabotsa ubu ndi mwumvishe ko ngurimo nta no kubira nanga shigira akajumba wumve ko kari zizanjye yarako zatetsemo n'inuza n'ibishwabure hari uruwa sana nako twumve wana ko umuntu ugurimo wumva wenyine mambo kanyindi murao zande biri gusuza bizanja birasubiza kugisha mwitonda mpobera ndagisaza mutokijumba ninja mukoranye dore gwazina mushiramo n'udukwi reka nyizana mukoranye mushiramo n'udukwi dore mukoranye saga uruka ari guturuka mu muteza kandi ko wavuye imbere wareka ngatecare icara na ndebe heyo mwana wa komera mwabyigiza hirya bikareba kurebera reba ryataka washira reba karindwi Mungu atuchumba wewe. Mstakana kwa kwa kajamwe. mwana mwatuje mwaro kumuna kicara Wewe kwitaje hano. iyi nawe kari ya mama ni yawe Wa murekata kumuteri. ma icara hano mubicaze inyuma y'intuza babwire ku nkono Kare wamjije. bareba ukuntu ntetse bareba ukuntu uri kumva ku muriro umunyugu urimo kugeza ryari Karindwi. kandi ko muri kuduhe kandi uraho uraho neza umva uzamuka mu cyamo ntabwo rego uzaneguza ko hano na oya niko namwe mwigeze mwigeze none uzi inkuru zirimo mu cyamo mbega nyine mwagabanyije akavuyo n'akajagari mwagabanyije akavuyo n'akajagari no kuganira none mwakwito ukasi twa tujumba twanje twari turi hano nari Ntabwo baturiye sinabatuye. kandi ni hano bibi Ariko rero mureke tuganire iyi minsi satari mu nzara. kandi cyo se kandi ugusoma agashogoro uheruka agashogoro uheruka agashogoro Ndisabye ngo hano tujya uzi ukuntu agashogoro k'iki gihe karyoshe rero kandi sinabinjize ahubwo mugashize mu gasorori murakanzaniye none muri kuvuga kandi rero Awe sigwanyi. reka ngusete mperutse kurota ubu nanje kurotora inzozi naraye nguroteye naraye ndose ngo kurya ibiryo hano iwawe Nikomoda bite byawe nziza nuko utaje kumpingira kuguhingira se none nabuze umwanya rega wamaye amafaranga ndajya nabuze umwanya ndetse naguhaye amafaranga yo kugira utaza kunkorera twari ukugukorera ariko ari amafaranga wamaye ni na makeya ntabwo ari makeya kuko n'abandi niyo mbaho ndabyumva pe ntabwo ari make ariko naho nabonye amafaranga mbona akandi kazi mbanza kugakora ihangane pe nshaka kuza kumpingira cyangwa utubize amafaranga yanjye ego ko nkusize amafaranga ibaze wari inkoko yari yiraruka ahubwo uzi ukuntu ibintu bimeze ugomba kumuha andi mafaranga wowe ibiryo nuko banacumbekeje akotsi dore ko inda zanyu hasigaye aratumbetsa akotsi umva ukuri da Wewe iziki zawe uzaho. kanyi uyu mwana wanjye we ari muza utetse n'agasosi washyizemo amavuta mwashyizemo n'uturaga
Byari biryoshe. Kandi abona umuturage byari bimeze neza. ndi kurotora inzozi rero ndamufasha kubitema. mureka nabyo inzozi abona umuturage kandi Bo yabijanye. Wawiye ndukwija muri yawe. cyane mwana Naho mukomeze mumbwire ngo bimeze bite. Bajya kubumva neza. nari ndi kurotora inzozi naye nkurose ku mugoroba narose Uri kumigi. Muja kumutaye. Bayi dutagiye bayi. Tujye gusenga. Bayi. mureka tubabarira udukuru Twica. cyane mwicaye tubari mu Ma. Nivumbikira umuriro n'ubundi. ejo kanyuma rero none izo nzozi twazirotora umuriro gurahumuraga Mama. Wakwigira mu abantu bashorera uwaje kubikaje buriya nawe ukabitamira koko niba Jehova batari bazi kuko turamutse tubitahura bamaze kumena no mu mwana njyewe ngiye kuja mu musenyi sibyo ahirira amatungo noneho nawe uvuge ko ugiye gusiba nawe uhita wishakira umurimo wawe urakora aho bariya ntabwo basezeranye uri kubona bari abantu wagira ngo baheruka kurya kera uburyo gusenga uzi ko ya nzara bitaga wavaye byari wagira ngo ni byo bakutiyemo uzi ukuntu uriya ajemo akanuka kanyinshi nangiye kugira ngo ahora akajya watujumba twese mbatujumbe biri kure none ngo mbibate ntibarabibane nabo ntabwo baba bakabiraka ntibyageze mu nda babitwaswa tugiye gusenga ntabwo bari kumva njye nkeneye ko wampingira umurima nta ibyo Gari kumbwira amafaranga wamaye na ya komisiyo. Nta kuntu nagena ngo nirwe ndatabasha. ariko ibyo ntago wabimbwira nkeneye ku murima gwanjye guhinga Nirengera amafaranga. njye nigeze mvugana nawe ko buri uri mubi Nyagasara. uri kubwiriza uwari Ndamuzi. njye nkeneye kujya Mbere kuhinga nanjye nkeneye amafaranga nkajya kuguhinga. ariko ibyo ntago biri Ngaho urebe. uremera kujya kumpingira ntago Ahubwo nawe urabyemera uremera kumuha amafaranga. Buri kintu wakora cyose ikingenzi nuko amafaranga. Nese nanaye naguhaye Ngaho nawe bari mibyizi. Naje Ngo kureba yansubize. iwanyu singo. yansubize Nagusubize narayariye. yansubize Narayariye, narayariye gose. Mushwane se yari ibyadanje. nese ubundi agira Uragira uti Ikibara cyane. amafaranga njye nshaka abakozi tujya guhinga. bimeze gute bya byana byose byari biri hano ko ntari kubibona biringiri iyo mbeba ma reba do ndebe reba rwagiye wasohoka bisohoke kugisa reka rero mbabwire Tubona tugize akazi kadutunguye. reka duhere hano kumve mwihangane mama nababwire Tugize akazi kadutunguye. mama njyewe ndi kubona hano barambwiye ngo ibi bintu nzi ibijumba byanje mu musenyi barabimaze Reka gutinda. kurwana n'urwahiko ariko umwana koko bamurereye mu kiraro byagenze gusa utagira ikinyabupfura ni kubabwira ko banyibye nifitiye n'agahinda kanje k'ibijumba byanje babimaze noneho n'ibyatsi byose bari kubijana kandi mfite n'amatungo none rero njyewe ngiye kuja mu musenyi ahubwo reka uyu mwana abaha umugisha kuko mwagize mukadusura abasengera mugere Ugiye gusenga kugira ngo batazongera kutwiba. muri n'abadive ibyo bigo byabyo ngo turabikenera bizi ko tumaze kubiha Nawe agiye guhigisha imbwa. isafuriya n'ibishanga Reka nze twumve basenge mu mebuceceke badusengere. Birasa. Mwifate neza tubasengera tugiye turigende mu kudutinza hano. unama Reka nze ngo mwuname dusenge. gatariye koko nyine twe tugiye ha tugiye mwareba muri safuriya hariya si mukaza nimurajya ni mu gihe kibazo cy'ibiryo nimugire ikibazo Aho reba namwe. namwe nzira hari igihe murasanga nabyo byageze tugiye kubasezerera isengesho tugiye kubasengera mutahe murahurira nabyo habahiye igiye wanyamahoro ariko rero nubwo mugiye waziba waceceka aha ni wanyu nubwo mugiye kudusengera waziba
nukuri kose nuko twabanze kubabwiza ukuri murahishije kandi turashonje kandi sengesho bagiye kubasengera nijye kuba ibyo murasanga nabyo murahurira nabyo munsi rero badona utakagara ukuricira wenda ukaduha n'akajumba ucira murabucira urata kukuricira umuntu azari bumva reba arata kare gucira mugira ngo murumba ariko gucira mugisha senga nyine tumuvuze ngo ishani yose akanyindi senga nyine mami we ubundi buri uduha akajumba babasengera utahe niba nisego twanagira kubijya nkeneye nsengera nigende ntamurongo tw'ibyo murongo twamuze mana yacu mana nziza yego mana ukoretse ibi bisambo byari bije kutuvumba ku biryo byacu igisambo ni wowe isigarira hano gasambane ni huko turabibeshe ko tugiye gusenga ko tugiye kwigumira hano mu rugo ugendane nabyo ubigeze wa mahoro nta hantu tugiye kuza tugiye kwirira ibiryo byacu kwirira nibagende nibitahe mu mahoro tugiye kwacu rego haguruka we haguruka tuzinjize mu nzu tugiye kwakira amen turabasezeye mutahe nataha mukava hano mutahe niko simuzaje murabona umuntu yitonze mugire agenda nari kanjuye ndihaga agende hejuru ndanazi n'ibiryo byawe mugenda kandi mugasigara uzadukenera uzunguza utwatubura ngo uje kurya hano rero ubundi twabimaze byari bije kutuvumba atagira n'ubona yuko nacanye hagira abandi baza kunyivumbira uturyo nanje n'abana banje bitaraduhaza kuko nta kuntu nava mu rugo ngiye ngo nje kukureba ngo umikiraka ndangira imirimo iyo bigwa nirwe ndaje kuzibungamo ngo ngenda akorera ubusa waba utegereza ko ngewe mfite imodoka nje natishura amafaranga ariko abantu bubuko bubiki ni ibisanzwe njye nguha amafaranga uraruriye nurangiza muraza kumpingira wanga kumpingira ntabwo nanabyanze amafaranga angana kuri nta kuntu ntabwo ariyo nakurangira sawa kangena ubwo ayo mafaranga kanze ndakongera ngahe uranyongera ibindi 8,000 kanje kuyashaka ubwo ejo uzaza kuyashitira zaza nyine ziko natazaza upfa kutazamemuki humura njye neta nja kwakora uhita uyaza sawa natwe utumena usamura umva musohora ko gasafuriya byagiye mubanguke twirire ziranguka zose zari zimeze kandi njye nta rugendo runyere byanjye rubanga none rukwasa rwagwiyo ndasururagi byagenze gute ntabwo si babiri guki rukwasa manga muta ndako gasafuriya nye nangwa nimwe babiri ariko cyagiye nakega nta rugendo runyere byanjye ruranga ubu iyo unyere byanditse manatariyeho ko mana yanje ko wowe twese mutuna mwinyinzi mwana w'abanyema na mwibira iyo menya nk'abaha wenda muba mwasaranganyije ahubwo rwatwoye ngo mugende mubabyeyi mugiye guhigisha imbwa sandari ariko si mwe wiyo mubicunga mucunga sinakoze nakubwiye ngo twiyere ibyacu nawanze urukwasa marongo moza n'ibiryo kajya umuriro mwihangane mfitemo ijana ngiye kubagurira umufuko w'ibijumba noneho inze ngutogose nuko nawe utogosa agonye mwihangane buriya nta nyungu yo kuba uwagi nuko umuntu yabitetse neza arimo nakunye ubusa turanywa amazi mwihangane rero ubusa uracyagiye gusenga gacagiye gusenga wanywa ku mazi ukareba ko urahembu waje gusenga ukagira mbese mwamiragura nako gasosi mukareba ko munda haracu umuntu narara ari kwitwa ibibizi sinde wabigo mwihangane rero fatwanda hano mwihangane nta nyungu yo fatwa mujane mu yakanyijana mujane mu nzari ku mana yanje iyo menya nkabiha n'ubundi ndako ntawe uyihendera wenda ko umwana wanje nawe abafashe mu kamwe n'ibirirwe baramanza kubyiba ubu sinkoreye ubu sincuye iki kandi bagiye banyitwaye nk'inabi ubwo ndi igisambo nta nyungu yo kwimana